harya amazina ni Hategekimana Emmanuel. Emmanuel meze neza? Meze neza cyane kabisa. Watangira ukaturirimbira ariko ikintu cya time mugerageze mu cyubahirize. Nta kibazo. Arabantu bibesha bakibwira ko nzakuvaho mana we, bagahora mungorena bati nawe azagera nono. Oya nibaze urwo ngukunda mana we, isoleva yeah. Nibaze urwo ngukunda n'urw'ibihe byose yeah. Reka mbabwire n'ukuri mfite icyo mukundira yeah. Kambabwire n'ukuri aho yankuye ni kurege nacyo namusinza ambereye byose nacyo namusinza aho yankuye ni kurege. Oh my God, niba tuzasinza kubaho. Oh my God, niba tuzasinza kureka. My God, naguhaye icyicaro mu mutima wanjye no no no. Undi mu mutima wanjye Wow. The vibe hejuru ariko like urabona uri mu artist ugomba kuba connected na public, abantu bari kukureba, abantu baje mu gitaramo cyawe. Nago sometimes bitandukanye n'ubushize yeah like indirimbo ni nziza. Ni yawe niwe wayanditse? Ni yanjye. Njye nta kintu njya ncharginga abantu like bacuranga gita kuko bari mu banditsi beza b'indirimbo tugira. Umuntu uzi gucuranga gitari aba ari n'umwanditsi w'indirimbo mu buryo bwiza cyane. Njye ni sawa kabisa. Ubikoze neza cyane, nkunze uburyo uririmbyemo nyine, it was like biraryoshye cyane. Wamujanye muri mudu wayinja. Kuri finale nakifuje ko twazahura. Finale iri tariki 22 muri Zikonge. I wish muragaruka uyu munsi murasigara mu rushanwa muri bane gusa. Muri abo ngabo bane ndifuza ko nakubona amahirwe masarwa cyangwa se ari indi performance ushobora kuvuga ati byo nkoze wenda ntabwo bishobora komereza amahirwe muri bane muri byose ngenda mbikora neza. Ubundi mwebwe wambwira nkasubiramo ndasubiramo kubera ko ni itegeko ko mbisubiramo. Ariko ibyo wakoze birahagije kandi wabikoze neza cyane. Murakoze. Perfect.